Tubahaye ikaze bakunzi ba Christdona TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku kwezi k'umugore. Hari benshi bibaza iki kibazo, ni ryari wakora imibonano mpuzabitsina ntusame? Hari iminsi y'umugore igabanyijwemo ibice bibiri. Hari iminsi y'umugore ihindagurika n'iminsi y'umugore idahindagurika. Duhereye rero ku minsi y'umugore idahindagurika, ushobora kugira iminsi 21, 28 cyangwa 35. Urugero kadufate kuri uyu muntu wacu ufite ukwezi kw'iminsi 28. Ukwezi kw'iminsi 28 kugabanywamo ibice bibiri. Hari iminsi 14 ya ovulation aricyo gihe cy'uburumbuke, hakaba n'iminsi 14 ya nyuma ya ovulation aricyo gihe gisanzwe. Uko tubibara rero, dufata ya minsi 14 y'uburumbuke, mbere yaho tugakuramo iminsi 5, kuko intangangabo imara iminsi 5 itegereje. Noneho nyuma ya minsi 14 y'uburumbuke duteranyaho iminsi 2, kuko intangangore ishobora kumara iminsi 3 itegereje. Ubwo rero tugiye kureba igihe cy'uburumbuke cy'uyu muntu wacu ufite iminsi 28. Tuzafata ya minsi 14 y'uburumbuke dukuremo iminsi 5, tuzasanga wa muntu wacu afite iminsi 9. Ngo ku munsi wa 9 niho ovulation ya wa muntu wacu izatangirira. Noneho tugiye kureba na nyuma y'igihe cy'uburumbuke, tuzafata ya minsi yacu 14 twongereho iminsi 2, dusange afite iminsi 15 ya nyuma y'uburumbuke. Ubwo rero igihe cy'uburumbuke cya wa muntu wacu ufite ya minsi 28 tuzasanga kizangana n'iminsi kuva ku itariki 9 kugeza ku itariki 15. Ubwo tugiye kureba urundi rugero rwa wa muntu wacu ufite iminsi 35. Tuzafata iminsi 35 dukuremo iminsi 14, tuzasanga wa muntu wacu afite iminsi 21. Noneho dufate ya minsi yacu 21 dukuremo iminsi 5, tuzasanga wa muntu wacu afite iminsi 16. Ubwo rero tugiye kureba igihe cy'uburumbuke cya wa muntu wacu ufite ukwezi guhanye n'iminsi 35. Tuzasanga wa muntu wacu ufite ukwezi guhanye n'iminsi 35, igihe cye cy'uburumbuke kizahera ku munsi wa 16 kugeza ku munsi wa 23. Rero ubwo tugiye kureba ni ryari wa muntu wacu atazasama. Duhereye ku uyu muntu wacu ufite ukwezi kw'iminsi 28, tuzasanga igihe wa muntu wacu atazasama aricyo gihe twita igihe gisanzwe, ari ukuva ku munsi wa 17 kugeza ku munsi wa 28. Ubwo muntu wacu ufite kwa kwezi kudahindagurika kw'iminsi 28 nicyo gihe azaba afite cyo kudasama. Twongere dusubire hepfo gatoya kwa rwa rugero rundi rwa wa muntu wacu ufite iminsi 35. Tuzasanga wa muntu wacu ufite iminsi 35 igihe cyo kudasama aricyo bita no pregnant, kizaba gihuye n'iminsi kuva kuri 24 kugeza kuri 35. Tugiye gukomereza ku kwezi k'umugore guhindagurika. Kwezi k'umugore guhindagurika, ubara ya minsi yawe mu gihe gihwanye n'amezi 6, noneho ukareba
iminsi yabaye mikeya ugakuramo iminsi 18, ugafata ya minsi y'amezi yagize iminsi myinshi ugakuramo iminsi 11. Urugero, reka dufate umuntu wacu wagize ukwezi kwagize iminsi mikeya guhwanye n'iminsi 22. Tuzafata ya minsi 22 ya kwa kwezi kwagize iminsi mikeya dukuremo 18 dusange afite iminsi 4. Noneho reka twongere dufate urugero ku muntu ufite ukwezi kwagize iminsi myinshi ihwanye n'iminsi 29. Tuzafata ya minsi 29 ya kwa kwezi kwagize iminsi myinshi dukuremo iminsi 11 dusange ko azaba afite iminsi 18. Ubwo igihe cy'uburumbuke aricyo twita ovulation cya wa muntu wacu tuzasanga agomba kuva ku minsi 4 kugeza ku minsi 18. Icyo gihe uwo muntu wacu ashobora gusama. Ubwo rero nyuma yaho y'iyi minsi umuntu wacu agomba kumenya ngo ukwezi kwe nimba kugira igihe gihindagurika n'ikida